ibashira no mu bahanuzi barabihanura ariko naratangaye kuri ko neza Imana yamuhannye Babuloni yaje guhanwa bwahaniwe iki nohereje umwana wanjye ngo umutsibura utuntu utunyafu twakibyiye rwose hanyuma ufata imihuzo n'ibindi byose n'imbere n'igegene yego yego reka tugere ku kintu cya gatanu yego icya gatanu niwe itekereza ikamwibwiraho haleluya Yeremiya 29:11 rwose turasomara havuga ngo ibyo nibwira wabivugaho ibyo nibwira nzabagirira kandi nimuhumure si ibibi n'ibyiza mbibabwiriye kore mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma niba ufite umwuka uzamuka usubira mu ijuru Imana ukajya iyo waturutse ubwo turavuga mu kanya umukungu usubira mu ki mu mukungu nayo inyamaswa ntabwo zihumeka ijwi zo zihumeka umwuka atmospherique ku kirere gutya iyo mpamvu iyo upfuye wo ntuzamuka ko ntabyo ujya kuripotinga ajya kuripotinga si iki nta na kimwe ajya kuripotinga se amagambo wavuze ajya kuripotinga se ku munsi umwe yanyoye igasinda ajya kuripotinga se kuko yasambanye ntabyo ripotinga nta ruga yateje umuntu nk'iyasebanyije nta rwangano nta muguru wundi ese umuntu muri bwabo umuntu afite n'umwihariko w'uko umwuka Imana yamuhumekeyemo ugomba kuzamuka ukajya yego ikababarana nawe icya gatanu niwe itekereza wenyine ikamwibwiraho yego haba planification iteganya imigambi yego niwe itekereza ikamwibwiraho donc mwiyumviraho kenshi imirongo irahari muri Bibiliya yego icya gatandatu niwe hawe inshingano zo gutunganya isi no kwitegeka Tashimwe cyane inshuti zacu bakundwa turabasuhuje mu izina rya Yesu uyu ni wa munsi mwiza Uwiteka aba yaduhaye kugira ngo tuwunezererwemo tunejejwe no kongera kuganira namwe ya magambo meza mujya mukurikira kuri Mumuriza GB Ministries amagambo y'ihumure aho tubwirana ibyururutse umutima aho tuganira tugasobanukirwa neza bya bindi tuba tutazi dutumira abatubanjirije cyangwa se ababifitemo ubumenyi kugira ngo batuganirize batubwire iby'ukuri rero turabashimira cyane uko muhoramo mudukurikira mukatuganiza mukadusubiza mukatubwira ko mwafashijwe mujye mukomeza mutubwira munatubaza ibibazo kugira ngo ubutaha tuze tubisubize rero turavuze ngo amahoro y'Imana abane namwe turi kumwe n'umushumba Pastor Zigirinshuti Michel muramukunda byo ndabizi agenda kuvuga ngo ahari muramukunda ariko muramukunda kuko comment zanyu turazibona ukuntu ibiganiro byo mubikurikira cyane rero Imana ibaho umugisha twamwakira none muri studio kugira ngo atuganirire atugire inama mu by'uru rugendo turimo nago rworoshye ntabwo ari urugendo wakwiyoboramo bwawe oya ahubwo dukenera ubujyanama rero Imana ibaho umugisha mushumba ni karibu amen amen haleluya rero reka nsenge kugira ngo tumwakire tumuhe umwanya uhagije atuganirire data mwiza tuguhaye icyubahiro turagushimiye nanone kuri Imana yacu turagushimiye kubw'urukundo dukunda turagushimiye ko waduhaye amagambo meza yo kubwirana yururutse umutima akomeza umuntu wahungabanye uhuye n'ibibazo bitandukanye turabigushimiye cyane warakoze mwami rero uyu munsi twongeye guhura tugiye kuvuga ku ihumure tugiye kuvuga ku magambo akomeza umutima amagambo atuma umuntu asobanukirwa akamenya ukuri data tugushimiye kubw'umushumba waduhaye Pastor Zigirinshuti Michel warakoze mwami kumuha umutwaro w'ibyawe kugira ngo agukorere mwami iteke tumutumiye akazi imitima yacu igubwa neza kuko mwami namananiza dushyiraho nta nubwo mwami wanjye yizamura ibyo turabigushimiye nk'Imana kuko arakubaha n'umutima we yasobanukiwe wamuhamagaye ntabwo rero wamuhamagaye ashobora kumusumba tugushimiye rero ko agucira bugufi uko ashobojwe kose mwami rero umuhe umugisha amagambo atubwira mwuka w'Imana umufashe kugira ngo natwe twubakike urakoze ugize neza shimwe nikuzo n'icyubahiro byawe ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise amen amen
rero reka tumwakire umushumba tugiye kuganira ku ijambo ryitwa ubumuntu. Ese waba ufite ubumuntu muri wowe iyo wisuzumye wumva ufite ubumuntu muri wowe, wumva ugifite impuhwe, wumva ugifite umutwaro w'abagenzi, wumva ukibabazwa n'ibibabaza abagenzi bawe, wumva ufite mbese guharanira kugira neza, wumva muri wowe wumva hari ikintu kikubwira ngo ufite ubumuntu muri wowe, cyangwa isi irimo kutwirukansa mushumba? Isi iratwirukansa noneho ukareba ibintu duhugiye mu kwibaza ngo ariko ubu turacyafite ubumuntu cyangwa ubumuntu bwararangiye? Ese kureba ari hanze ari n'imbere mu itorero ahantu hose, ni ahantu hose ujya ahantu ugasanga umuntu amagambo avuga yaba ari mu bantu bagize ibyago. Ubundi kera nari nzi ahantu bagize ibyago ko harangwa n'ihumure, harangwa no kugira agahinda, ukababarira abandi n'ababaye, ababuze ababo, mu mwana yabuze umubyeyi, umubyeyi yabuze umwana, babuze abavandimwe, nawe ugashyiraho ka gasura kagaragaza yuko nibura wifatanije nabo, urabihanganisha. Nimwihangane, yaba umuntu yararwaye igihe kinini, yaba yararwaye igihe gito, ariko burya mu kiriyo cyangwa se ahantu bagize ibyago harangwa n'amarira. Sereka mvuge amarira, ndabivuze mu buryo butari bwo, ariko harangwa n'agahinda, harangwa n'intimba. Noneho aho hantu iyo uhageze ubundi babisanga uhumurize, gira umwanya wo kurira, hanyuma ugira n'umwanya wo guhumuriza. Ariko muri iyi minsi mushumba, ubu muntu noneho burimo buradushiramo, uburyo ugera n'ahantu bapfushije ngo ukabura n'amagambo yo kuvuga atari uko wayabuze. Hariho umuntu umwe ndi buguheho urugero, simvuga izina rye, nigeze kujya ahantu, noneho uwo muntu arigisha, avuga ijambo, aravuga ati nangazwa n'umuntu kumva barakubwiye ngo runaka yitabye Imana, yo yishwe n'iki, yakoze impanuka, yayikoreye he, aha n'aha n'aha, none se ageze kwa muganga agihumeka, oya yahise apfayo, nimukomere, yari afite abana bangahe? Mbese noneho uwo muntu agenda avuga utuntu abantu babaza, noneho abivuga avuga ngo nibibaho. Ese urabaza ibyo bintu byose ngo bigere gute, umuzure umugarure? Ndikanga, ndavuga ariko banza ndimo kumva mu buryo butari bwo. Mbaza mugenzi wawe, ariko amagambo numvise nawe ura niko yumvise? Ati none se umuntu nagira ibyago ntitukamubaze? Nimvuga ngo se umuntu yakoze impanuka, iyo nimukomere, yikoreye heza, ubwo ndaba nkoze icyaha? Ndababarana n'umuntu nazi n'icyamubabaje, hari buragenda budushiramo aho. Urwo ni urugero mfashe rw'ahantu hagiye habaye ibyago. None ndavuga n'abantu dukomeza kumva bene ayo magambo adukamuramo ubumuntu, ese nzababarana n'ubabaye? Ese nzababarana nawe nazi icyakubabaje? Musho, ngiye muri introduction ndende, ariko umwami Imana, Mwuka w'Imana agufashe kugira ngo mutuganirire ubumuntu ni iki. Ni karibu. Nakoze cyane. Iri jambo ubumuntu turaritwara n'andi agera kuri 2 mu magenzi yayo. Yego. Ariko sinzi ko yose tuyinjira mu cyaro. Yego. Ariko buriya ubumuntu, d'abord umuntu, ubumuntu n'ubuntu. Ubumuntu n'umuntu. Mbese ayo magambo uko ari atatu aherwa na ntu. Ubundi akantu bita ntu, iriya iheruka. Yego. Imana ifashe ibisobanuro cyane. Yego. Iyo ntu isobanura ubutaka. Tukucyambuye mu butaka. Iyo ntu. Okay. Udongo mu Kiswahili. Udongo. Kuko urugero, ubu turimo tuvuga umubyaza, umukanishi, umupilote, umuturage, umugenzacyaha, umushumba. Urumva ko rusange, shumba ni propre noneho umwihariko. Kanishi, pilote, umuntu yibanza. Noneho iyo ntu wumva hariya, ni ukuvuga ngo
umuntu kuva yaremwa bwa mbere niwe cyaremwe cyonyine cyavuye mu butaka. Yego. Urumva? Yego. Ubwo mvuze umuntu. Noneho turibwa umuntu. Wenda nyuma tuzige n'ubuntu rero. Yego. Umuntu niwe ugira ubumuntu nyine. Yego. Kuko inyamaswa igira ubumuntu, igira ubumuntu. Umuntu niwe ugira ubumuntu. Iri jambo umuntu mu ndimi z'amahanga rigasobanura caractère de ce qui est humain. Ubwo ni imiterere y'umuntu wari mu butaka. Imiterere ye bita umuntu ni imiterere y'umuntu. Umuntu rero afite umwihariko particularity mu byaremwe byose. Yego. Ndimo mvuga umuntu nk'uyahugana ukitwa ubu ndimo nagenda nsobanura umuntu icyo ari cyo. Yego. Umuntu afite umwihariko mu byaremwe. Yego. Ndenda kuvuga n'ibiri 8 ndabanza mbimanuke noneho buri kantu tukavugira ukwabo. Okay. Icya mbere niwe wenyine waremwe Imana ikoze. Yego. Wow. Imana ikoze. Hallelujah. Cyo twita fabrique. Yego. Make. Sibyo? To make. Ni naho haturuka ijambo mukunda kumva ryakoreshejwe na Dawidi na Yobu nibo bombi bavuga ngo umuntu ni intoki z'Imana. Mu murimo w'intoki zawe. Yego. Turi umurimo w'intoki zawe. Niwe murimo w'intoki z'Imana rero. Niwe mu byaremwe byose Imana yaremye ikoze. Yego. Fabrique. Iyo hajemo fabrication ngira muzi ko hakenewe ibyo bita la matériau. Mu gifaransa bita matière première. Kugira ngo urugi ruboneke hagomba kuboneka igiti n'urubaho. Donc igihe urubaho kandi ubwo kugira ngo ruboneke hagomba kuboneka igiti. Kandi kiriya giti kigomba gutemwa, kigacibwa, kikabazwa, kigasaturwa, hakaboneka imbaho rero. Yego. Kugira ngo uyu muntu aboneke we nta yindi materiyeri, nta raw materiyeri yasabwe n'itaka gusa. Yego. Noneho rero hari igihe ngeze aha ngaha mikurura mana yanjye nari bimfasha iyo nganira ibintu byayo hari n'ibigero nkumva wenda abantu bari byo nuko mbivuze. Kurura Imana n'imikata cyondo. Yego. Ndashaka kubikurura. Yego. Kera najyaga mbibona ukuntu bakata urwondo n'ibirenze bari buhome nk'inzu. Yego. Sibyo? Yego. Umuntu w'umugabo ufite imbaraga, ufite utarwaye. Yego. Sibyo? Akakijyamo. Sibyo? N'isuka. N'isuka. N'amazi. N'ikirenge cye. Yego. Arabanza kuja kumwe akurura yamara kubyegereza akakibyinamo n'ibirenge. Yego. Ndabibona cyane. Noneho ndashaka kuriya murimo wo gukata icyondo ukurure muri mind birebe Imana irimo igira ite ikata icyondo. Imaze kugihisha irarema, irabumba. Yego. Uwo ni umwihariko w'umuntu yaremwe n'Imana ikoze. Icya kabiri niwe usa n'Imana. Mu byaremwe byose niwe wenyine usa n'Imana. Icya gatatu ubwo imirongo nabayinyoreye turayisoma nyuma. Icya gatatu niwe gusa ufite ubuzima bw'Imana kuko ari we wenyine mu byaremwe Imana yahumeka umwuka mu mazuru. Kuko afite ubuzima bw'Imana. Donc babaye barapartage bamushariza uko. Icya kane. Haleluya. Niwe wenyine kamugeze ukararyoshye we. Niwe wenyine ubabara mu byaremwe byose. Ni umuntu niwe wenyine ubabara bigakora ku mutima w'Imana. Yego. Haleluya. Ikababarana nawe. Icya gatanu niwe itekereza wenyine ikamwibwiraho. Yego. Haba planification iteganya imigambi. Yego. Niwe itekereza ikamwibwiraho. Donc mwiyumviraho kenshi. Imirongo irahari muri Bibiliya. Yego. Icya gatandatu niwe hawe inshingano zo gutunganya isi no kwitegeka. Haleluya.
usanga yari bisa amazina ibintu byose byaremwe kandi izina yose yise ikintu kikaba kigira ibyiyongera. Icya karindwi niwe wenyine ugirana communication n'Imana. Yego. Icya munani cyo cya nyuma niwe gusa ugira responsibility kandi akazibazwa. Yego. Byaremwe. Buriya uzi ko inka nubwo ibyari yayikana yirigata kanayivumerera ako nta hantu bazwi impamvu itayongeje. Yego. Yego. Ntabwo ibazwa. Nubwo yayitera umugeri. Cyane. Nubwo yayima ibere. Minisante niyo koza ngo ariko wankowe kuko utonze iyi nyana. Kubera iki? Aho ugasanga mwebwe bari babigisha konsa. Yego. Ibyo byose rero n'ibindi tutavuze nibyo bituma umuntu agira ubumuntu. Wow. Bango ubumuntu ni wa mwihariko twumvise 8 particularities. Yego. Sibyo? Bigize umuntu. Bigize umuntu bituma agira ubumuntu. Akandi kantu gakomeye mushiki wanjye nuko ubu bumuntu bw'umuntu kandi bukaba n'umwihariko kuri we. Haleluya. Amen. Arabivoma arabikomora mu Mana. Mana nishimwe cyane. Amen. Donc reka mvuge ngo nta kintu muri ibi byose nta kintu yiga. Yego. Ibi byose ko tuvuze nta kiva muri siyansi. Babyumvise? Yego. Byose ni karemano. Ndetse mubwire nibigiye tuba ngo arabikomora ku babyeyi bamureze neza ngo bamutoje. Bamutoje akiri umwana sibyo. Atamuherezwe nande se. Yatorwe se nande? Ni Imana. Umugeni wese Eva yatorwe nande ko atagira nyirasenge. Sibyo. Umuhana. Na brother shaw. Umugore na brother shaw nake. Rero ibi bintu ndashaka guteza amatwi babyumva bakumva ko ikintu cyitwa ubumuntu. Ubumuntu ni ikintu gifite imbaraga ku muntu. Yego. Kandi wakibura mvuze ngo nawe ntabwo ubuhari mbabarire. Yego. Nawe ntuburiho. Nibyo ariko ubuze ubumuntu nawe ubwawe ntuba uriho. Nabariho. Uba nariho wameze nka monima n'iki kintu bagomba gushyira statue. Ntabwo reka mvuge ngo ni itegeko ku muntu agira ubumuntu. Katwinjiye mu mirongo yo muri Bibiliya twahera ku cyambere kivuga ngo niwe wenyine waremwe n'Imana kandi ikoze. Yego. Itangiriro 2 umurongo wa 7. Haravuga ngo Uwiteka Imana iri mu muntu umukungugu wo hasi. Garukiraho kuko nyine gusa. Kuko kandi hari gukora. Uwiteka Imana iri mu muntu mu mukungugu wo hasi. Donc matière igize umuntu. N'ubutaka. Ari nayo mpamvu mu itangiriro avuga ngo nuko rero itangiriro 3 njya mu gice cya 3 kwerekera ahantu ko tureba 21. Yego. Haravuga Uwiteka Imana irema Adamu n'umugore we iremera Adamu. Kuri 20. Kuri 19. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu mu mukungugu nimo uzasubira. Umuntu ni umukungugu. Umukungugu niho uzasubira. Yego. Byukuri iyo tugiye gushyingura umuntu nyamuntu aba yaragiye ejo bundi cyane aho babitangarije. Yego. Niki dushyira muri morgue tubaruye ngo umuntu nyine atadushwanyukiraho atagira icyaba tutatwashyingura ariko mu by'ukuri umuntu nyamuntu yagiye. Ufite ubumuntu yagiye. Yego.
akora kumvise umuntu ufite umuntu yaragiye ubu rero turimo turategura twegeranye gusa ngo tujyane umukungugu aho waturutse dusubize umukungugu mu wundi. Icya kabiri niwe usa n'Imana. Itangiriro 1:26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu asa natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Simbuka noneho ujye ku cya gatatu umurongo 22 haravuga ngo Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse kimwe nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. umva Imana yamuremye ni nawe buri Imana ni nawe cyaremwe gikorewe inama. Yego tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe hanyuma batwara amafi mu nyanja. responsibilities. Yego zimwe mu kanya kandi ajya bazwa. Yego noneho hepfo ku 22 akatubwira ngo ari hanganyine Uwiteka aravuga ati dore uyu muntu ahindutse nk'imwe iyo muri twe. Iyo nk'imwe ni Imana cyane abaye nk'Imana imwe muri twe. Uyu muntu tumureka ziraba zibaye nyerero bwa utatu twiratana arabaye buvogere byarangiye. Yego ubwo baye nk'imwe muri twe. araje akora nk'ibyo dukora. Dore icyo dore nkwerekeye bari batatu ugarabwira iyo twita mwana na mwuka wera. ubwo umuntu abaye nk'imwe muri twe kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Rero muri cyo tugiye gute tumukura ko tutamukura ararambura akaboko asome ku giti noneho n'icy'ubugingo rero kiriya yariyeho nicyo kumenyesha ikibi n'icyiza. Tese narambura kuko abanyaro cy'ubugingo akamiteka tuba tubaye enye se ziteka uranaceho nabiki icyo. Yego nicyo cyo no umuntu buriya mvuze ngo umuntu atira Imana ubwoba sinabeshye. Usanga mubona nego cyane nta mpungenge ubona harimo impungenge nubwo kuri gahunda nta nahateguye ku muteguro ngaho mwibukiye ibabere bubatse umuntu arabawuzamuye babonye icyondo sibyo amatafari barayatwika twatwika barazamura abyumvise barazamura nta Imana ikitubwira ijambo ry'Imana itubwira kuyihe niveau ya etage baragezeho kandi baza barabyubatse hari bakora mu buryo bwa pyramide muri geometry abakoze bamena dara hari ubwo bagiye bakora ikintu cya pyramide ku buryo bimwe byicarira ibindi nuko bari babyubatse. Uzi ko Uwiteka ajya gukemura iki kibazo yamurukanye impungenge none yakoresha inama ati aba bantu muri maze kubona ko icyo bashatse cyose bakigambiriye abantu niremeye bamuteye impungenge none tumanuke niko hari ngo tumanuke tugende tunyuranye indimi zabo. donc umwihariko tugiye umuntu harimo no gutesha Imana umutwe. Imana aho yicaye hejuru ikaba tabanga baraje bahansanga uri mu nama z'ibibazo byacu. Yego abantu ni mu byo barabugeza ni muguru ndetse muri bahageze cyangwa hano mu manuke rero umenya ko hari ndi yabaye imbere hariya. Yego yego hari n'indi yabaye mu hariya cyo cya gatandatu. Yego bakabije kugira ingeso mbi. Yego bakabije kugira ingeso mbi
ingeso zabo ni mbi, gutekereza kwabo ni kubi, kwibwira kwabo ni kubi. Reka tumufatire ikibazo nanone. Ikibazo tumufatiye, reka dushyiraho gupfa bajye bagabanuka. Ibaze tubashyireho igihe cyo gupfa bajye bagabanuka. Kandi be gupfa ubu twabuta impanuka cyonyuka n'ibindi oya umuntu tumugire rwose imyaka sibyo mbese nkuko uzi inshuti igira data d'expiration. Umuntu tumuge data d'expiration abe expired bimenyekane ko azaba expiré. Muri aya magambo ntari nafite icya gatatu navuze ngo urabona ko mu by'ukuri irimo irashaka umuntu uteye nkayo. Mu gihe cyo gutangira kuremwa yashakaga umuntu uteye nkayo. Tuvuge aka gatatu rero niwe gusa ufite ubuzima bw'Imana kuko rero ni mu byaremwe yahumekeye mu mwuka wo mu mazuru. Kandi twasomye mu gice cya kabiri mu ngo 7 hari ijambo navuze ngo reki gato hepfo aho kurikije umuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uyu muntu rero muri bwabo umuntu turimo kwigaho anafitemo ako kantu k'umwihariko ko kuba ari we urimo ubuzima bw'Imana. Yego umwuka w'Imana. Haleluya. Umwuka wo guhumeka, umwuka w'ubugingo. Mushiki wanjye Goreti warabyaye, narabyaye, warashatse, narashatse. Wari uzi yuko iki kintu cya kupumuliziya kuhumekera yego uzane kwa muganga utanga amaraso sibyo? Ariko naratangaye ko nta muntu uhundi umwuka. Yego n'abantu naratangaye kwa muganga baragerageza bashyira kuri oxygene. Yego siko bigenda ariko kukibirenga mbere gupfusha umwana mbere se wabo yabwira sashika kandi urupfu rwenda rukurikirana rwose kuva kimara gukora impanuka baramamagaye kurikirana urupfu rwe none nahavuye mbaye nk'umuganga byararangiye. Yego kandi bitewe n'akarangezeho. Yego oxygene irahari yo kumuha ariko mu by'ukuri burya aba ariyo kugira ngo imufashe igira ibintu itunganya byo muri we ariko by'Imana yaremye. Yego by'Imana yaremye kuko bageze aho barambwira ngo muzee ntakize ihangane ngo kuko ibihabiye birimo kwakira amaraso. Yego bikirimo kwakira amaraso bivuga ngo yapfuye uri muhagaze hejuru ndeba nagiye nkurikirana akantu kose nshatse kuvuga cyangwa rero nshatse kwibutsa abadutse amatwi ko uyu mwuka Imana yahumekeye mu muntu agahinduka ubugingo buzima ari nawe umugira umuha umuntu nta wundi muntu wawuha. Ntawe ufite uwuha nk'uko ntawe ufite wawuha. Umubyeyi ibintu wabishobora sibyo? Yego yego kandi ntabwo nshaka gusoma ari mu mubwiriza ijambo riri mu mubwiriza 3 umubwiriza igice cya 3 umurongo 20 muri umusomero wumve haravuga ngo ninde uzi yuko umwuka w'umuntu uzamuka ukajya hejuru kandi akamenya yuko w'inyamaswa umanuka ukajya mu butaka. Gituma ubona yuko nta kirenze ibi umurongo nicyo gituma mbona yuko nta kirenze ibi umuntu kunezerwa n'imirimo ye. Ibyo ni byo mugabane we. Ninde wamugarura ngo arebe ibizaba mu nyuma ze? Umuntu mu bumuntu bwe niwe ufite umwuka uzamuka
usubira mu ijuru mu Mana ukajya iyo waturutse ubwo twavuga mu kanya umukungu usubira mu ki mu mukungu nayo inyamaswa ntabwo zihumeka bishwe zihumeka umwuka atmospherique ku kirere gutya iyo mpamvu iyo upfuye ntuzamuka ntabyo ujya kuripotinga ajya kuripotinga se iki nta na kimwe ajya kuripotinga se amagambo wavuze ajya kuripotinga se ku munsi umwe yanyoye igasinda ajya kuripotinga se kuko yasambanye ntabyo ripotinga nta rugo yateje umuntu ntiyasebanyije nta rwangano nta muguru wundi mbese umuntu muri bwabo umuntu afite n'umwihariko w'uko umwuka Imana yamuhumekeyemo ugomba kuzamuka yego icya kane niwe wenyine ubabara bigakora ku mutima w'Imana. Haleluya. Abaheburayo 4:15 mu bumuntu umuntu niwe cyaremwe cyonyine ubabara akabarana n'Imana. Abaheburayo 4:15 kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Ni ukuvuga ngo umutambyi dufite twebwe ni umutambyi ubasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu. Haleluya. Umuntu Yesaya 57 Yesaya 57 Yesaya 57:15 kujya ku 18 harimo amagambo meza cyane akomeye nshaka kuvugaho. 15 yego mwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni Uwiteka, ikavuga iti Nuwera, ikavuga iti aho nuye ni hejuru kandi harera, mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Sinatongana iminsi yose kandi sinahora ndakaye iteka ryose. Sinatongana iminsi yose kandi sinahora ndakaye iteka ryose, kuko imyuka n'imitima cyane mibiri n'imitima yego n'imitima naremye byashirira imbere yanjye. Yego icyaha cye cy'umururumba nicyo cyandakaje, ndamukubita. maze kumukubita bigira gute? Narihishe. Maze kumukubita ndihishe. Narihishe ndakaye. Yego. Ariko akomeza gusubira inyuma mu ngeso zikundwa n'umutima we. Nabonye ingeso ze nzamukiza kandi nzamuyobora, musubize ibyo kumumarana umubabaro hamwe n'abamuboroge. Haleluya. Nubwo iyi mirongo isa nibaye myinshi sinvuga yose, ijambo nshakamo nirivuze ngo mbana n'ufite umutima umenetse ngo mpembure imitima y'abicisha bugufi bose kandi bamenekeye imbere yanjye. Epfo ngo mu by'ukuri ntabwo nahora ntongana. Yego. Ikindi kandi sinahora ndakaye. Mvuze gutyo ari uko nkora imyuka n'imitima naremye byashirira imbere yanjye. Yego. Iravuga iti mbahe nk'urugero nk'uwo mwana mwumva ndimo kubabwira icyaha cye cy'umururumba aricyo cyandakaje, ngira ne ndamukubita. Ariko maze kumukubita narihishe ndakaye. Ndashaka gusobanura hano hatera Imana kumara kugukubita hanyuma ukihisha irakaye. Yego. Ngo ibigira ngo utagumya kureba
ingeso zikundwa n'umutima wawe. Noneho muri iri jambo igutrete, urumva trete ni Igifaransa kivuga ngo ikuvure, muri make ikurikirana ibyawe ariko itarimo kureba none ibyawe, ingeso zawe, donc ikurikirana ibyawe by'ukuntu wahembuka ukabana yani mukazanzamuka, ariko idakomeje kureba ingeso zawe ikigirayo rero. Urumva niyo haleluya, umuntu niwe wenyine, haleluya, umuntu niwe wenyine ubabara Imana ikababa. Icyo yari yakoze kuri buri Mose we na Aroni ngo bamunega ko yarashatse umunyamahanga. Yego. Noneho icyo kintu Imana irakirakarira kubona Miriyamu afatanya na Aroni bakanegura umukozi wayo Mose. Yego. Icyo gihe rero ikintu cyabaye n'iki, yaramuhannye arabemba ngo amera nk'ikivutse kibuze uruhande rumwe. Ubwo ni ukubura uru ruhande rwose, parti imwe arabura wese arya. Noneho Mose agiye kumusengera naratangaye, niko kantu nshaka kuvuga tugakomeza. Mose agiye kumusengera Imana aramubwira ngo uratinyutse kuza kumusabira, uratinyutse gusubira n'ibyo yagukoze nibyo bakuvuze. Aho muri ibyo niba ari ibyo nimugende musohora umwanda mushyire inyuma y'amahema. Mwabyumvise? Noneho azamare iminsi 7 ahumanye, ayo masengesho uvuga ko utangiye muyakomereze mu ihema mumwingingira 7 nishiraho umanutse azabona kugaruka. Nicyo jambo nshaka kuvuga ku Imana ihitamo kudushyira kure cyangwa tujya kure, yego, ariko en distance gusa, cyo ko ikomeje traitement, ikomeje médecine, ikomeje soin, haleluya, ikomeza umurimo traitement médical kabyite gutyo, ariko mu by'ukuri yihunze ingeso zacu. Yego. Urumva umuntu afite iyo particularité yo kuba Imana imukurikirana ikabarana nawe. Haleluya. Amen. Reka turebe amaganya ya Yeremiya. Ndeba amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 31 igice cya 3 31 kugera 35. Kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu, ariko azamugirira ibambe. Nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Umwami nakunda ko banyukanyukira imbohe zose zo mu isi, cyangwa ko bacira umuntu urubanza imbere y'isumba byose barakwirengagiza. Ijambo nshaka ni iryo ryagirwa kenshi ko Uwiteka atanezwa no kubaza umuntu cyangwa kumutera agahinda. Noneho akavuga ngo nubwo yabikora noneho naho yamubaza noneho agira akagaruka mugirira iki ibambe. Yego. Mu byaremwe rero niwe wenyine Imana ibabarana nawe, naho yaba ariyo imubabaje. Baratangaye bashiki banjye bene data, yohereje ubwoko bwayo i Babuloni kugira ngo Nebukadinezari bushyire ku murongo, ari yabigambiriye, ibacira no mu bahanuzi barabihanura, ariko naratangaye kuri Nebukadinezari Imana yamuhannye. Babuloni yaje guhanwa, bwihaniwe iki? Nohereje umwana wanjye ngo umutsibure utuntu utunyafu twakibyiye rwose, hanyuma ufata imihuzo n'ibintu byose n'imigegene. Yego. Yego. Reka tugere ku kintu cya 5. Yego. Icya 5 niwe itekereza ikamwibwiraho. Haleluya. Yeremiya 29:11 rwose turasomara havuga ngo nzibyo nibwira.
wabivuga wabivugaho ibyo nibwira nzabagirira kandi nimuhumure si ibibi ni byiza mbibabwiriye kore mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Haleluya. Tuko umuntu afite umwihariko wo Imana imutegezaho ikamwibwiraho ikinoni ikamwiyumvira ko yego ikamwiyumvira ko tangira ibintu. Haleluya. Haleluya. Amen. Ni nawe kandi muri iki kintu cyo kumwibwiraho yabwiye Yeremiya mu gice cya mbere kuva ku wa 4 ngo nakumenye ntarakurema. Yibaze ko mu byaremwe niwe wenyine Imana yibaza hatari yanavuka mu byaremwe. Mutekerezaho uyu muntu igakwereke yibaze kuba ku mutima w'Imana harimo abana bagomba kuvuka muri uyu mwaka. Uyu mwaka ukarangira abana bavutse bose. Umvikana ahangaha abantu bakunda kugira ikibazo cy'inda zitwa ibinyandaro. Yego. Biratangaje ko mu bana bagomba kuvuka uyu mwaka. Yego. Nabyo Imana yabyanditsemo nk'uko uzi mu nama dukora. Yego. Bije twashyira ibyo tutariza prevu. Yego. Prevu cyane. Prevu ni ibintu bizatungurana. Yego. Yego. Iyo rero nta gitungurwa, ariko irarizi ko abashaka kuzavuka. Niyo mpamvu ubona nabo yo kurikora bagiye neza, kubona barize, kubona bararangije, babaye abayobozi babyumvise. Imfubyi isezo wajya gusimana barabihishwe ko banyina bazapfa cyangwa basi, ugasanga Imana irabyemeye za mfubyi zize ziramenuze zibayeho nazo zireza abandi bana ahubwo zibaye marene b'abandi bakobwa. Izina ry'Imana cyane cyane. Nukubera iki? Nuko Imana yatumenye itarana turema. Haleluya. Haleluya. Mbere yuko umuntu aremwa ugasanga iramuzi, kuko se kuzategera amagambo yavuze hano muri Yeremiya yaramubwiye ngo nakumenye ntarakurema, nakwejeje utaravuka, utaraba n'urusumo mu nda ya mama wawe. Ibaze ko yaramwejeje atari yanavuka, ikamushyiraho kuba umuhanuzira. Mbega urukundo. Urumva muri bwabo umuntu twabonye muri wa mwihariko w'umuntu. Yego. Nicyo kirimo nuko Imana imutekereza. Amen. Ntabwo muri bije y'Imana ntabwo basanga ivuga ngo iki cyarananguye ufite ngo yego iki kingo kiri mu maso pe. Ntabwo cyari kiri muri gahunda zanjye. Yego. Abantu banyumve neza n'abakoza kuko hari abantu b'abanyamakosa bakora amakosa ugasanga ayo makosa Imana yabyara umusaruro cyane. Umuntu akabaza ngo kuki indaya Rahabu Maraya Rahabu yagira ugajya muri ba nyirakuruza ba Yesu Kristo. Yego. Sonya makosa se. Yego. Sindaya afite inzu y'amacumbi. Yaramutekereje. Umweyo akajya naho bakorera amahano. Imana iramukoresha. Haleluya. Amen. Bivuga Imana rero umwihariko nuko imutekereza muriya mubona utaye agaciro w'nyandagazi. Wowe ubu ruharwa. Yego. Mubi nawe yava mu Kristo. Yego. Nawe yakizwa. Niba utindi bivuga ngo sigaho kwizera guke na wundi yakizwa. Wibuke ko Pawulo nawe yari umwanzi w'ibyiza, yamufasha atunguwe, yemera gukizwa ubwo ari intumwa ya Yesu, yamamaza ubuntu bwe. Urabona abantu babonaga Sawuli n'imiterere y'inzozi ntabwo bateganya mu ko yaba misiyoneri. Niyo mpamvu Imana ibwirana n'iyasi bajye kumusengera yaramubwiye ngo humura agenda usengera umuntu wanjye kumenya kumwitiranya n'ubuzi. Yego. Nimwitiranya nawe wo hambere ni igikorwa nitoranirije. Haleluya. Ibi bintu kuba imutekerezaho
ikamwibwiraho ikamupangira ikabera mu vugo mbere y'uko nabaho hano natwe ikitonderwa ibi bintu byose Imana igirira umuntu nawe agomba kuba bitunze muri we yego ariko ateye ariyo miterere ye ibyo bitungo umutima w'imbabazi agomba kuwugira nkuko n'ubizimugirira ikindi ni uko umuntu wenyine mu byaremwe byose ari we wenyine ujya mu ijuru twabibonye muri ya magambo y'umubwiriza umwuka uzamuka ujya mu ijuru n'inyamaswa ukajya hasi ndetse twasanze umuntu kuvuga ngo ibyo bituma umuntu ari unezezwa n'imirimo yakoze ugasanga iramunejeje hanyuma ingingo ya 6 twavuze ngo niwe wahawe inshingano zo gutunganya isi no kuyitegeka biri mu itangiriro igice cya mbere 28 kugera kuri 30 umurongo yego Imana ibaha umugisha Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi mwimenyereze ibiyirimo mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byanyu kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo biba bityo amen hano ushakamo rero ryo kuba guhabwa inshingano zo gutunganya isi no kwitegeka kumva uko yahawe gutegeka ibintu byose birangiye kandi Imana imubwira yuko harimo ibiribwa bye bitazira hanyuma za nyamaswa nazo cyangwa ibiguruka n'ibikururuka nabyo bihabwa ibyatsi ngo bajye biruka ibiribwa byabyo igice cya 2 18 kugera 20 n'ahandi havuga ngo turimo umuntu mbambe Uwiteka abona ko atari byiza ko umuntu aba wenyine igice cya 2 18 kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo icyo nshaka ni uko abantu bumva ko umuntu muri bwabo muntu harimo icyo kintu cyo mu gutunganya isi no kwitegeka kuko ngo isi mureba abantu bagira bavuga ngo isi yabaye mbi ngo iragenda ikabye kuba mbi iragirwa mbi n'abantu bagenda babura ubumuntu iragenda iba mbi iragirwa mbi n'abantu bagenda babura ubumuntu nicyo nta handi nta kindi kirimo kuzira nta kindi cyangiza ni abantu bagenda babura ubumuntu ngo bakunde gutunganya isi aho kwitunganya bakayangiza ngana ku musozo cya 7 niwe wenyine ugirana komunikasiyo n'Imana ntabwo turasoma itangiro 3:8 kugera 13 urika ije ikazira mu ngobyi ikabagura ikavuga ngo urihe nawe akayisubizaho aho ari mu gihuru ngo nabo numvise ibirindi yawe ngo nuko nambaye ubusa ndihisha ese byagenze iti wihishe iki ko bidasanzwe ubundi
nuko dusaba najya nza gusanga mu rugo kamikazi tukaganira ufata ukamerekeza none ibintu byawe bifite iyi communication rero Imana igira n'umuntu ni nayo ituma iyimubuze yego kubura amahoro yego kumubura iramukeneye imutume ndatuma rero tugendera iramukeneye imukoreshe haleluya niyo mpamvu nigize mbivuga mu kintu kimwe nta muntu n'umwe usenga uzasubizwa haje Imana ubwayo ahubwo izadelega haleluya amen unazasijya gushyingirwa yureze kuri temeshirwa mushyingire Manuel abe pare amen abakobwa bagore tuba bafite doneri ibintu biriho Imana mu gusubiza kwayo isubirisha umuntu ariko ireba ugifite iki umuntu izina ry'Imana ribazwe cyane reka mvuge ku cya munani nacyo nsorezaho niwe gusa ugira responsibilities kandi akazibazwa Abalewi igice cya 5:23 abantu tusome twumve Abalewi 5:23 Abalewi 5:23 yego haravuga ngo niba akoze icyaha kwaturuka haruguru ko numva aho hantu hatuzuye neza ndetse turuga no kwima kujya narimwe twumve narimwe twabya Uwiteka abwira Mose ati 20 Uwiteka abwira Mose ati nihagira umuntu ukora icyaha agacumurisha ku Uwiteka kuriganya mugenzi we mu byo yamubikije cyangwa mu byo yishingiye cyangwa mu byo yibye cyangwa kunyagisha mugenzi we igitugu cyangwa kubona icyazimiye akagihuguza akarahira ibinyoma nihagira icyo muri ibyo byose umuntu akoze kikamubera icyaha bizabe bityo yego bizabe bityo niba akoze icyaha akagibwaho n'urubanza azarihe icyo yibye cyangwa icyo yanyagishije igitugu cyangwa icyo yabikijwe cyangwa icyazimiye yabonye cyangwa ikindi kintu cyose yahuguje arahira akirihe kitagabanije kandi acyongereho ikingana n'igice cyacyo cya 5 nyiracyo abe ari we akiriha ku munsi azatsindirwa iyi mirongo nyisomeye ngo abantu bumve ko mu byaremwe nta tunguru reka umuntu niwe wenyine ubazwa ngo ibi bintu birihe byabaye iki byagiye warikijwe ibintu ibi n'ibi none byabuze wanyagishije umuntu igitugu harakono karimo gakomeye yego ko kubona icyazimiye urumva yego ari igihe kimwe narimo ngenda nijoro nyura ahantu ku ifamu y'inka harimo inka yasohotse uruzitiro irishe utwatsi two ku muhanda ariko kuri kaburimbo ndavuga ngo iyi ngiyi barayitwaramo ukagira umwana iyi barayiba rwose bayigabuye ariko iyo nka nibibuze nyirazo agashakisha hakamenyekana uwitwaye kandi bagasanga yamaze kuyigurisha nawe cyangwa yayibaze yayigurisha inyama yazigemuye ngo ayirihe ashyiraho 1/3 cy'ibyayo kingana n'imigabane yayo bivuga ngo arashyiramo n'indishyi irajya mu bitazongera ibi byose ni ubumuntu harimo ko umuntu agomba kubazwa ibyo yangije ugomba kubazwa ibyaha bye niyo mpamvu ubona umuntu arega undi niyo mpamvu ubona umuntu aregana akajya mu nkiko niyo mpamvu ubona umuntu akatirwa akagira imana amwe niyo mpamvu ubona umuntu afungwa
nuko ubumuntu yaratunze bwamwemereraga kutagwa, bwamubuzaga kutagwa muri ariya makosa. Yesu adufashe cyane. Abami ba kabiri igice cya 12 umurongo wa 16. Turi gusoza. Abami ba kabiri igice cya 12 umurongo wa 16. Haravuga ngo kandi aba bagabo babikijwe izo feza zihemba abakozi b'imirimo ntibagombaga kuzamurikisha kuko bakoraga ari abiringirwa. Ndenda kubabwira ko muri bwabo muntu harimo ikintu cyo kwiringirwa, kwigirira icyizere ubwawe kandi ukakigirirwa. Yego, urabona ko abagabo bashinzwe ibyo mu nzu y'Imana n'amafaranga yo guhemba abakozi basabye inzu y'Imana ngo ntabwo haje mu bya audit. Turabarekera icyizere, turakibasigiye namwe mugendere kuri icyo cyizere tumwizewe, sibyo? Ntimuzahare icyizere mugiriwe, ntimuzagipfusha ubusa. Yego, nta bintu bya audit mukure nk'abiringirwa namwe mukure nk'abiringirwa. Dusoreze muri Yosiya, pardon, abami ba kabiri nabwo, abami ba kabiri 22 umurongo wa 7. Dusoreje. Haravuga ngo ariko izo feza babahaye ntibagombaga kuzibamurikisha kuko bakoraga ari abizerwa, ari abiringirwa. Naho ngaho nyine dusoreze. Umuntu rero ku musozi kandi dufata umwanzuro muri bwabo umuntu wese arinde ubumuntu Imana yamugeneye, kuko ijambo rikuru hatsa yose nuko ari umwihariko. Umuntu n'umwihariko wawe wawe. Kandi twabonye ko ibintu byose biri muri wowe, utunze muri wowe, n'ibyo ukomora ku Mana. Si amashuri twiga, reka da. Si uburere kuko n'abatararezwe baritunga. Ntamunyumviriza. Hari abantu batabonye babarera, ariko batunze ubumuntu bwiza. Batunze ubumuntu bwiza, batunze ingeso nziza. Yego. Birinda badahumuka. Yego. Yesu adufashe cyane. Amen. Urumva ko twasobanura ubumuntu. Yego. Yesu abahumugisha cyane mushu. Ni ukuri uwo muntu usobanuye umuntu uwo ari we, usobanura uwo muntu ndetse n'igihuza Imana n'abantu. Iyo udafite ubumuntu naho uhuriye n'Imana. Ni ukuri Imana rero idufashe, inshuti zacu mudukurikire hirya no hino, tugerageze kugira ubumuntu, tugerageze kuba abantu, kuko umwumvise umwihariko w'umuntu n'inyamaswa. Rero niba warisanze uri umuntu utari inyamaswa, gerageza kugira ubuntu kugira ngo ubane n'Imana. Imana ibahumugisha cyane mushumba. Turifuza ko mudusengera, hanyuma abantu bakagerageza gusobanukirwa kuba abantu, bakareka ubunyamaswa, kuko ubunyamaswa burimo buragenda buganza abantu, bibagirwa umugambi Imana yabaremeye. Imana ibahumugisha. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye uyu mwanya mwiza waduhaye. Tugushimiye kandi ijambo ryawe duhaye kugaburira abantu bawe. Tugushimiye ko abari barikurikiye hari bakuri naho ribagejeje. Dufite ukwizera ko rizabone gukora mwami, uko abantu bazagenda baryumva badusubiramo, niko umuntu azagenda ahinduka, agenda agira ubumuntu mukwiriye butuma atamusenya n'Imana, atanyuranya n'Imana. Tumaze kubona ko mu by'ukuri ibigize umuntu, mu byaremwe byose bigize umuntu nibyo bikugize Mana, bwabo umuntu uzageso nziza data bituma umuntu ashimwa, nibyo bigize umuntu kandi biguturukaho. Nta mashuri babyigishamo, reka data tubonye ko n'abataragize amahirwe kugira ngo baborere bashobora kugira kandi babikongoye kuri wowe. Tuzi yuko ari Satani yangiza umuntu akamurushya, akaba mubi rwose umuntu atakaje ubumuntu, ariko yapfukama yakwakira umwami Yesu, uwo munsi ubumuntu bukamugarukamo, akongera akizera akiringirwa, agashaka kubaka ukabyara abana kandi akabarera. Nyamara Satani rero amwangije, ari umusinzi, ari umusambanyi, ari umusazi ku musozi, ari umunyarugo
umunyarugomo w'umurwanyi wafunzwe kenshi wakubiswe kenshi ariko abo bantu nk'abo ujya ubatunganya ukabasubiza ubumuntu. Haleluya. Ndagushimiye ko ubasha kubikora rero ukurikirane izi nyigisho maze ikiganiro cyubake abacyumvise kugira ngo tutazaruhira ubusa cyangwa tukikwangira ubundi ahubwo kuhiza tuzabona ingororano zikwiriye ibyo twagukoreye. Kandi abahindurwa n'iri jambo umunsi umwe tuzabakumurikira mu bwami bwo mu ijuru ubwo uzabwira abungeri ngo nibacyure izo baragiye. Ndagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.